byakugezeyo? bigeze b'ingabo y'igihugu cyangwa no kuyikoresha mu buzima busanzwe zijyamo. Sasha, ubu igihe twavuganye ubu ngubu iyo ujya gukora kandi kazi ntuba winjije amafaranga menshi. Ndi kumva kuri ikirimo arimo agashinwa ka nyako. Iki gikorwa uragakorwa mu gashina. Muravugana na Shemaro wihana ni kuri Mokashi tuguhamagaye. Mokashi urayikoresha? Yego. Serivisi za Mokashi tubahereza mu buryo bwo kubika no kubikora ndetse no kwaka inguzanyo mubona ari izo zigenda neza? Zigenda neza. Hari bamwe na bamwe mukomeje kutubwira yuko mukomeje guhura n'imbogamizi z'inyungu y'9% ndetse hakaba hari n'abavuga yuko nabo babona ku nguzanyo zabo nta kiyongeraho ndetse n'inguzanyo babwo bayishyirwa mu gihe gitoya. We hari imbogamizi ugeze uhura nayo? Ntabwo nkumvise neza. Ubu ngubu hari bamwe na bamwe mwari mukomeje kutubwira yuko muhura n'imbogamizi z'inyungu y'9% ndetse abandi nabo bakavuga yuko ku nguzanyo zabo babona nta kiyongeraho. Hakaba n'abavugaga yuko Mokashi bagoboka ikabahereza inguzanyo ariko inguzanyo bahereza bayishyirwa mu gihe gitoya. We hari imbogamizi ugeze uhura nayo? Ibyo cyo ko biri rusange ni ibya rusange mu bantu bose. Ubu ngubu ku nguzanyo twari tukugejeje ku mafaranga angahe? Ubu ku nguzanyo twari tukugejeje ku mafaranga angahe wiguriza? Ku bihumbi 30. Ni 30. Ubu ngubu hari keredi wari turimo kwinguzanya 30 twakuzamuriye? Irimo. Turi mu gikorwa kijyanye na Mokashi rero mu ivugurura rya Mokashi ku bantu mwese mukoresha Mokashi. Benshi bari bakomeje kutubwira yuko ari imbogamizi zitandukanye bagenda bahura nazo. Aho ubu ngubu turi mu gikorwa cyo kubamenyesha yuko igihe cyo kwishyura cyongereye kuri Mokashi, inyungu nayo ikaba yagabanyijwe ku bantu nabo babonaga limite zabo nta kiyongeraho. Ubu turi mu gikorwa cyo kubazamurira inguzanyo bitewe n'ingombwa ko muzigama kenshi kuri Mokashi. Turimo kubazamurira inguzanyo guturuka kuri 3,500 kugera kuri 1,200,000 mu buryo bwo kugira ngo kuri buri munyamuryango wese watekerezaga kuba akoresha Mokashi ariko akabona inguzanyo ahabwa iri hasi cyane, inguzanyo yiyongera. Igihe cyo kwishyura twacyongereye twagiye ku minsi 30 twagisubiza mu mezi 6 n'iminsi 7, inyungu yo twayikuye ku 9% yagiye kuri 3%. Ndumva ari byiza. Ubu ngubu rero mu buryo twasizeho ku mezi 6 n'iminsi 7 ndetse inyungu nayo tukayigabanya. Nuko bamwe mu banyamuryango ba Mokashi benshi bari bakomeje kuba bahezamo umwenda wa Mokashi. Ibi rero bikaba byari bigeze ku kigero cyo hejuru cyane. Kimwe nuko hari abagaragaza neza mbogamizi nyine zo kuba babona batazamurirwa inguzanyo bitewe na bagenzi babo bagiye bakinguzanya Mokashi bagatinda kuyishyura. Ubu ngubu mwari mumaze kugera ku kigero cya 96% ku bantu bose bashyirwa muri CRB na Mokashi. Bashyirwa muri CRB na Mokashi bituma nyine inguzanyo zabo bazaka ariko ntibazishyure. Kuri iki gihe rero twashyize mu mezi 6 n'iminsi 7 muzajya mwiguriza mukishyura mu mezi 6 n'iminsi 7 ni mu buryo bwo kugira ngo turebe neza yuko uwo mubare wa 96% wamanuka ugasubira hasi. Mu buryo bwo kugira ngo n'abazamurirwa inguzanyo nabo inguzanyo zabo zirushaho kugenda ziyongera. Wowe se ya 30 twaguhereza wabonaga yaragushimishije? Bitewe n'uko umuntu yakayakeneye abashimishije. Inguzanyo rero turimo kubazamura turimo kuyizamura mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kirahera kuri 3,500 kugera ku mafaranga 400,000. Icyiciro cya kabiri turi kugikora kuri 400 tukakigeza ku mafaranga 800,000. Ndetse icyiciro cya gatatu turi kugikora ku 800,000 tukagishyira kuri 1,200,000. Ushobora kuba wakaga 30 ukayishyura mu gihe kingana n'iminsi 30 nta mbogamizi zikubayeho, ariko ukaba uvuga ati mu gihe natari hejuru ya 30 kandi nyishyura mu mezi 6 n'iminsi 7 nzajya amafi iki kintu nayabyashishemo kandi nkanishyura bitaye ngombwa yuko kirwa mu bukererwe. Wumva twakabaye tukwagurira rero ni limite byibuze we tukagushyira ku mafaranga ingahe? 50 byibura. Yego. Aya 50 rero tuba tugiye kukuzamurira ubu uri buzayigurize mu gihe uzaba umaze kwishyura ideni wari udufite. Kuko ntabwo ushobora kutwaka inguzanyo udufite n'iyindi nguzanyo. Birumvikana. Kuko urumva nitukuzamurira 50 wari usanzwe wemera 30 urumva yuko iryo ideni rya 30 wari wagushije numara kuryishyura inguzanyo izajya kuri 80. Mu gihe wata 80 rero usabwa kuyishyura mbere y'icyo gihe cy'amezi 6 n'iminsi 7 cyangwa se ugahuza nayo amezi 6 n'iminsi 7 mu buryo bwo kugira ngo udashyirwa mu bukererwa limite yawe ikarushaho kugenda isubira hasi.
iri deni wari dufite ryari buzishyurwe ku itariki zingahe? 18 z'uku kwezi. Kuri 18. aha ubwo urumva neza bundi. Tugiye kubanza rero tukwereka ideni wari uturimo, hanyuma nitumara kukwereka ideni wari turimo tukwereka n'iyi nguzanyo nawe tugiye kukuzamurira ku buryo hariya hejuru ubona 0 tubazamura 0, iriya deni riri hasi ukazaryishyura itaka wiguriza amafaranga ari ku 80,000. Yego, ntabwo byumvise neza. tugiye kubanza tukwereke iri deni wari udufite, uburyo hariya hejuru ubona 0 tuva ku murongo tubakuzamurira 50, ririya deni riri hasi none turyishyura rizazamuka rikiyongera kuri iyi nguzanyo tugiye kukuzamurira, uburyo uzajya wiguriza guhera ku 80,000 gusubira inyuma. Yego, sobanukiwe gusoma ikinyarwanda cyane. tuvugana muri telefone yawe andikamo 182 urwego wemeje. warangije 182 urwego wemeje. wemeje twakubwiye gute? uretse gato. Yego nemeje. twakubwiye gute? Ntabwo ari ikinyarwanda ni icyongereza, kandi ntabwo nzi gusoma icyongereza. wanditse gute? wari wanditse gute? umbwiye 182 yego, urwego ukemera. iyo wemeje rero tuguhereza kugenda uhitamo, kandi buri kuhitamo buri kimwe icyo ari cyo cyose tukiguhereza mu kinyarwanda. ku rutonde rwa mbere urabona ko havuga gute? ni icyongereza, ntabwo ari ikinyarwanda, kandi ntabwo ari icyongereza. uri kubonaho intonde zingahe? nabisubije inyuma, reka nongere ndebe. 182 urwego wemeza kuri MTN 0788255690. bari kumbwira ngo bari kumbwira ndabona nkawe reka ibintu bari kumbwira ndabona rwose bitagize. uri kubikorera kuri telefone cyangwa ni ku yindi telefone? iyi ngiyi nyine, iyi turi kuvuga ni iy'amatushe, ni smartphone. ni smartphone. andikamo 182. bari kumbwira ngo nishyiremo kode y'urugendo se? inshuti yanjye urabikora nk'uko mbigusaba. 182 urwego. yego, urwego wemeze. kuko iyo wemeje mbere y'ibyo usoma tuba twabanje kubisoma twebwe tumenya ngo uri gukoresha ukuri cyangwa se nta kuri ufite. nese ibi ni bikira bari kumbwira ngo ushyiramo kode y'urugendo. Okay, sawa. ngo mu kashi staff KCB banka shyiramo rimwe mo kashe wemeje. tubwiye gute? ni icyongereza, kandi ntabwo nyizi. ntabwo ukizi. uri kubona ko harimo guhitamo kuva kuri 1 kugera kuri kangahe? kugera kuri 5. shyiramo 2 aho ngaho wemeze. shyizemo 2 tukubwira gute? ntabwo ndabikora. ni icyongereza n'ubundi. shyiramo 3 aho ngaho wemeze. ni 3 wagasizemo tukubwira gute? ngo byemejwe inguzanyo ni 0. ufite inguzanyo? komeza udusomere munsi yawe.
uri kubona ko ideni dufite ari iryangahe? 37. 37? Yego. 37 byuzuye? n'ijana na 18 n'atanu. Ni 37 ni 32? Na 2 n'ijana na 15 ngira ngo niba ari narindi. 32 n'ijana na 15. Yego. Aho hejuru rero twakweretse yuko ari 0. Niho tugomba gukura 0 twakuzamurira inguzanyo nk'uko nabigusobanuriraga tukava ku murongo ubona yuko byakunze. Kuri kansi ibyo bizemo. Hore? Ibyo bikansaringa bizemo. Yego byagiye. Ongera wandika akanyenyeri 182. Yego. Akanyenyeri 13. Shyiraho urwego wemeze. Twakubwiye gute? Kandebe. Ntabwo mbasha kubisoma n'icyongereza. Nabyo bikansaringa bizemo. Hari igiceri cy'ijana wari usanganwa kuri konti yawe ya mobile money ku buryo ushobora kuza kukizigamira kuri konti yawe ya mokash. Mfite arenze 100. Hari 1/2 cy'inguzanyo tugiye kukuzamurira wari usanganweho. Ngiki? Hari 1/2 cy'inguzanyo tugiye kukuzamurira wari usanganwe kuri konti ya mobile money. 1/2 cy'inguzanyo mugiye kunzamurira? Yego. Amafaranga afite kuri mobile money ni menshi ntago. Aba? Alo? Ni ibiki wari uhamagaye? Ni umuntu wari umpamagariye. Ongera subire muri rwa rubuga rw'imibare wandika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 5. Yego. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 6. Akanyenyeri 6. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri. Akanyenyeri. Ya pini ya mokash wakoresheje uje kutwaka iyi nguzanyo kuko ni nayo izajya ikoresheje kwaka ino nguzanyo tugiye kukuzamurira ubwo nimwe ni ya mobile money. Yego. Shyiraho urwego wemeze. Wemeje twakubwiye gute? Uretse ndebe. Pini ngo ntabwo ariyo. Ni icyongereza nubwo ntazi kugisoma ariko ndabona bambwira ko pini nshyizemo atariyo. Pini ushyizemo atariyo? Kandi ngenzi neza ko ariyo. Urashyiramo nyine ya pini yawe ya mokash ubwo nimwe ni ya mobile money. Niyo nakoresheje. Nshuti yanjye rero wajya ugerageza ukora ibintu byose nk'uko bikwiye. Yego. Ongera wandika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 5. Akanyenyeri 5. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 6. Akanyenyeri 6. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri. Akanyenyeri. Umubare w'ibanga wawe. Urwego nyine wemeze. Wemeje twakubwiye gute? Bambwiye amafaranga nsigaranye. Tukweretse ko arangahe? Se ni ngombwa kuyavuga? Kuko impamvu urabona yuko mu gihe tuba turimo kukuzamurira iyi nguzanyo tuba twaguhuje na mashini. Yego. Ndetse hari n'igiceri cy'ijana uri buze gukora kuri konti yawe ya mobile money ukakibika kuri mokash kiri buze kwemeza iyi nguzanyo yawe, sibyo? Yego. Tukweretse ko arangahe? Ntago nayavuga amafaranga mfiteho pe. Kuramo iyo message vema nta kibazo. Nuza kuzigama igiceri cy'ijana uza kumenya uzaba usigaranyaho. Yego. Ninza kuzigama igiceri cy'ijana kuri konti ya mokash uze kumenya izaba ugiye gusigaranaho kuri konti yawe ya mobile money. Ngera wandika akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 5. Akanyenyeri 5. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 0. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 2. Yego. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri. Wa mubare w'ibanga wawe nanone.
ushyiraho akanyenyeri nurangiza. uretse narimbyishi yanshyizemo imibare utari wo. nurangiza ushyiraho akanyenyeri nyuma yawo. Akanyenyeri yego. Andikaho 5. Akanyenyeri. Ongera ushyiraho andi 5. Yego. Shyiraho urwego. Ongera wemeze. Ibintu ko ari byinshi ubu umuntu akeneye kubifata akongera akabifata. Wemeje twakubwiye gute? Yambaye hariho i na v na n na v na a na i na r ndende na i na d na p na i na n na o na r na y na u na o na u na a. Ni ikibazo nyine nagira mbikubwira ubyumve neza. Harimo ebyiri uri kubonamo? Ntazirimo. Urabona yuko nyine wabikoze nabi sibyo? Noneho ugerageze ubikore neza nk'uko tubikubwira. Yego uragishyira akanyenyeri twakavuze wandika ikintu mu gihe twakikubwiye. Yego. Ongera wandike akanyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 5. Yego. Akanyenyeri 0. Yego. Akanyenyeri 0 warangije? Nabirangije. Akanyenyeri 8. Yego. Akanyenyeri 1. Yego. Akanyenyeri 15 gatatu. Akanyenyeri 15 gatatu. Shyiraho 79 gatandatu. 79 gatandatu. Shyiraho gatatu. Akanyenyeri. Andika 39. 39. Shyiraho 41. 41. Gatandatu. Akanyenyeri. Wa mubare w'ibanga wa mobile money. Bifatanye n'iyi mibare. Inyuma ya 41 gatandatu washyizeho akanyenyeri. Oya ntako nshyizeho nyine wisumbura ngo nishyireho umubare w'ibanga. Oya. Urabona yuko inyuma ya 41 gatandatu ntushyiraho akanyenyeri. Ntabwo ngashyiraho. Gashyireho. Yego. Yawashyiraho wa mubare w'ibanga kuri mobile money. Yego. Shyiraho urwego. Yego. MS. Twakubwire gute? Iki gikorwa ntikibashije kunyuramo. Uramiye urukubona yuko nyine sibyo? Aho ngaho ni ikibazo cy'amarezo kiba kibayemo. Iyo message yikuremo izemo. Yego. Ongera wandika akanyenyeri 182. Ako buratseho gatoya. Yego. Ko ndeba wamamagaje Tigo kandi ari MTN ubwo bimeze bite? None se mukiriya? Yego. Urabizi neza yuko kwa President wari ufite 32,160 mu gihe tuba turimo kukuzamurira iyi loan sibyo? Urabizi neza yuko aba ari mu buryo bwa e-cash na ifashe na mocash. Upagurira loan limit yawe. Yego. Akanyenyeri 182. Uti? Akanyenyeri 182. Twongera dusubiremo. Yego. Turebe ko bikunda hariya byari bibaye igikorwa. Akanyenyeri 182. Yego. Akanyenyeri 5. Yego. Akanyenyeri 0. Yego. Akanyenyeri 8. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri. Yego. Subira mu byo umaze kwandika numva niba ntawe wibeshye. Nkuyeho ibya bindi bya mbere 5 akanyenyeri 0 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri. Andika 15 gatatu. 15 gatatu. Andika 79 gatandatu. 79 gatandatu. Shyiraho gatatu. Akanyenyeri. 24. Yego. 2 Akanyenyeri. Wa mubare w'ibanga wawe kuri mobile money.
yego shyiraho urwego yego wemeze. iki gikorwa ntikibashije kunyuramo mu kwihanganira hamagara 100 uhabwe ubufasha. Urabona yuko icyo ni ikibazo cy'amarezo yego kuko mu gihe tuba turimo kukuzamurira iyi nguzanyo tuba tugira ngo buri gikorwa icyo ari cyo cyose tuze ku murongo cyose gisesifura. wese nturi kubibona ndimo ndabona nyine amanite akarari ari kubyanga. yego kuramo iyo message ivemo yavuyemo nyikuyemo ongera bandika akanyenyeri 182 ko ndeba se byahise bivamo byose ibyo nakoraga hasigayemo ntuza gusa hasigayemo ifoto yanjye n'ibintu. ongera usubira mu rubuga rwo kwandikiramo nta kibazo. urwo rubuga rwo kwandikiramo banyura hewe nk'ugiye guhamagara aho nyine wari uri kwandikira imibare nanone aho waciye wandika naba ariho wongera kongera wandika. nabibonye ubundi mbere nakoraga kuri message yavamo nkahita ngaruka nkabona imibare none yari igiye. nuko nyine ubwo byari byatinze. akanyenyeri 182 yego akanyenyeri 3 yego akanyenyeri 0 akanyenyeri 9 yego akanyenyeri 2 akanyenyeri yego wa mubare w'ibanga wawe. noneho birahindutse. yego noneho birahindutse kugira turebe ko bikunda. wa mubare w'ibanga wawe nurangiza utubwire ntushyireho urwego ahubwo utubwire ati narangije. nabirangije. shyiraho akanyenyeri yego andika 311 311 shyiraho akanyenyeri yego ongera wandika 311 311 shyiraho urwego ntiwemeze. twakubwiye gute? ni icyongereza ibyo bambwiye noneho ntabwo nasobanukirwa ibyo ari byo. harimo ebyiri uri kubonamo zirimo inyuma hahera. zirimo inyuma hahera hariho action nibara kubivuga birananiye. hari ahantu uri kubona handitsemo pini irimo oya harimo ma ebyiri hakabaho inyuma ya ma ebyiri hakabaho a na c na t na i na o na n. kuramo iyo message izemo ongera wandika akanyenyeri 182 akanyenyeri 6 akanyenyeri 1 akanyenyeri 311 yego shyiraho urwego wemeze. twakubwiye gute? biri kuza ari ibyongereza rega bikancanga. ubundi bije ari icyongereza si ibintu uri gukora urabisobanukiwe neza koko wagiye ukora ibintu umuntu nk'uko abikubwiye. ndi gukora imibare uri kumbwira niyo ndimo gukanda. ongera wandika akanyenyeri 182 yego akanyenyeri 6 yego akanyenyeri 1 akanyenyeri yego wa mubare w'ibanga wawe yego shyiraho urwego wemeze. twakubwiye gute? ntabwo biraza birimo kwikaraga. ko bitaza se bigenze bito none. byaje cyangwa ntibiraza? wapi birimo kwikaraga nk'akaziga k'intuza. kuri mobile money n'amafaranga rushanganwa urayazi? ndayazi. amafaranga rushanganwa yagiye kuri angahe? yageraga kuri iyi nguzanyo tugiye kukuzamurira. ari hejuru ntabwo nayavugayo. ko tubona se atageragaho nshuti yanjye.
muri kubona atageragaho ntabwo yageraga Mm. ntabwo agera kuri inguzanyo tugiye kutazamurira hariho amafaranga menshi ndabizi ntabwo nayavuga uwo turi kumwe atabyumva yaje cyangwa ntibiraza birimo kwikaraga ntibiraza kuva byika ariko icyongereza ntacyo nzi ongera wandika akanyenyeri 182. kambanze nshake aho nandikira byongeye biragenda usibye mokashi hari indi banki ukorana nayo yego ni Equity ni beta oya ni Populaire wapi ni Urwego banki Zigama SSS yego yashaka kwemezamo vuyemo ndi gushaka aho nandikira nagezeyo bigeze bingabo y'igihugu cyangwa no kuyikoresha mu buzima busanzwe zijyana sasha ubu igihe twavuganye ubu ngubu ibyo gukora kandi kazi ntuba winjije amafaranga menshi nari ndi kumva kuri ikirimo arimo agashinga ka nyako